Uno munsi nabazaniye video ukuntu wakura amafaranga kuri Tigo Cash cyangwa kuri Airtel Money uyashyira kuri MTN Mobile Money. Ndahamya neza ko umuntu turi burebane iyi video kugeza irangiye arabazi ukuntu yakura amafaranga kuri Tigo Cash cyangwa kuri Airtel Money ayashyira kuri Mobile Money. Ubu buryo turi bukoreshe nubwo abantu benshi bazi cyane, ariko ari abantu baba batabizi. Ndagira ngo umuntu utabizi ayirebe, nunabizi yewe ayirebe, arebe aho atasobanukirwaga ahasobanukirwe. Turakoresha uburyo bwa e-cash. E-cash korute ushobora kuyakura kuri Tigo Cash cyangwa kuri Airtel Money uyashyira kuri konte ya Mobile Money ya simukadi ya MTN. Tudatinze turabaza hano handitse phone, uhemeze kurema ibyari birimo, kanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego wemeze. Bibutsa yuko n'abagatushe tutabibagiwe na gatushe wayikoreraho ugategereza. Nimero ya telefone cyangwa konti ugashyiramo 079224 nomero zo ushaka koherezaho, ugahita ushyiraho 22 ukemeza, bahita bakwereka amafaranga nda 200. Gahita ugira iki amazina bamara kuyakwereka, ugahita ushyiramo umubare w'ibanga. Ndakeka ko iyo wageze aha ngaha nta muntu uhita ubona ko byakunze, nta muntu byananira guhita akanda send amaze gushyiramo umubare w'ibanga, bahita bakubwira ko byakunze. Murakoze.